senya kuba Imana iyo yose turayihagaritse mwami Imana ntihabeho gutuza tai shalaba kevovo antitala menezobla shalabezobla etamena salabezma turasenze nyakuba Imana iki cyorezo turagihagaritse mwami Imana reka iki gihugu kigira umutekano kandi turasenze cyane nyakuba Imana ngimiyaga yose yego amazina nitwa Nkezabera Bernard yego mu kagari ka Kamanyana umudugudu ni Nyarutosho turashima Imana dutuye mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika yego mu gihugu cy'u Rwanda yego reka tugusabe utangire udusengera kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Turagushimye Mana nziza turagushimye Uwiteka Nyiringabo turakunezerewe muri uyu mwanya turavuze ngo izina ryawe nirishimwe tukuramburiye amaboko iki gitondo kuko uri Imana ija iba kure y'abari hafi n'abari kure ukababa hafi turasenze cyane kugira ngo mwami Imana muri uyu mwanya uze utugirire neza ugirire neza abagabo badukurikiye ugirire neza abadamu badukurikiye ugirire neza abana bato badukurikiye izina ryawe nihabwe icubahiro turasenze cyane kugira ngo utubemo turabikwemereye niko umuririmbyi yavuze ngumbemo ndabikwemereye kandi ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru kandi ntuduhane mu bitwosha ahubwo udukize umubi turasenze cyane rero nyakuba Imana ufashe mugaragu wawe ugiye kuyobora iki kiganiro kandi natwe mwami Imana yacu utwemerere mwami Imana udukoreshe kandi nyakuba Imana ishusho y'umwana w'umuntu ibure hagaragare gukomera kwawe n'imbaraga zawe urakoze twebweho turatuza ariko wewe ntutuze kandi ibyo ushaka byose bikorwe mu izina ryawe urakoze Nyiringabo kuko udufashije ni mu izina rya Yesu amen amen yego nemvuze ngo ibi bintu bifitemo inararibonye yego tuvuga ngo dusangize ku iryo nararibonye ese ubundi abariri iki bari kuvuga inararibonye iba yarabonye iki ni ibintu byinshi biba byarakunyuze mu maso cyangwa ni ishyano n'ishyano ribaho ariko n'ibyiza binyuraho ukabibona yego ntacyo dusangize ubunararibonye ufite mw'ibi bintu byo guhanura mu myaka umaze uhanura muri make nk'impanuro waha umuntu ukiba umuhanuzi mushya. amen amen ubuhanuzi buja bwemerwa ari uko busohoye yego nicyo nabivugaho cyane ushobora guhanura igihe bitarasohora baravuga ngo ni wa wundi ariko iyo byamajije gusohora bavuga ngo ariko yaravuze yego kandi ikindi ubunararibonye turabufite muri ibi bintu kuko ubuhanuzi bw'Imana bwatujeho kera kandi iby'Imana yakoze byarasohoye nyine niyo mpamvu na n'ubu tugihamya Imana yego kandi tukiyemerera kugira ngo tuyivugire muri iki gihe kigoranye hari akantu uvuze ngo ubuhanuzi bwemerwa uko busohoye umunsi tuyitariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2026 muku kwezi kwa gatanu hari umuntu waguhamagaye akubwira yuko ibyo wamuhanuriye byasohoye cyangwa se mugahura akabikubwira adahamagaye? hari umuntu twasengeye gusa situvuga ko twamuhanuriye ahubwo twamusengeye arwaye abadayimoni yego ubu ngubu yarakize ni muzima narashima Imana kandi mu gihe bari bamuzanye atemera Imana ubu yayobotse itorero ry'Imana arimo arasenga yego komeze riga ntabwo twaherukanaga ariko ndi kubona uri kunyima amagambo ntabwo turi kukwima amagambo Imana yakoze imirimo ihambaye turashima Imana yuko ko aho tubonaniye ndetse tukanyura kuri iri koranabuhanga cyangwa se inkoranyambaga yego
twahamagawe n'abantu batandukanye kandi abantu twasengeye ibyifuzo byasubijwe. turahamagarwa n'abantu bari muri Zambia, muri Kenya, muri Congo, mu Burundi ndetse no ku mugabane wa Amerika baraduhamagara kuko bakurikiye iyi nkoranyambaga yanyu kuri Konkurode TV show. Imana yatugiriye neza, tuja tubasengera kandi ibintu byabo bija bikemuka. Yego. Ibyo ro mbikunda kubi. Uvango bimfasha. Ariko reba pe, eka nkubwire sibyo. Ejo hari ku cyumweru umunsi turi kuwa mbere. Yego. Nabyutse saa 10. Saa 10:55 nempagurutse Musanze ngiye Rwamagana. Nari ngezeyo saa 4. Nta kindi cyari kinjyanye, nari ngiye kureba abakozi b'Imana. Yego. Nageze mu rugo saa 4 z'ijoro. Njya ku mashini ntunganya ibiganiro byo nakoreyo ngyoga ngo mbigeze ku bantu cyambere mu gitondo cyaciyeho. Sibyo? Yego. Naryamye saa 6. Saa 11 nari nabyutse nza kukureba. Urukumva urwo rugendo ntabwo mba nkeneye kumenya ngo mbese ahari nge navunikiye iki. Ahubwo Imana iguha umugisha. Amen. Imana iguha umugisha. Imana yaratubwiye icyo Imana yaratubwiye igishoreje umwete muri iki gihe. Yego. Ibi bintu ntabwo twabikekaga byo kuba twanyura ku nkoranyambaga, ariko kubera ko Imana yarabivuze byarasohoye. Ni ukuri. Ikindi Imana ije guha umugisha. Amen. Cyane cyane ku bwitanguje ugira. Kandi kabisa pe turagusabira umugisha. Imana ibyumve rwose. Kubwo kubyuka kare kare mu gihe natwe twiteguraga, ahubwo twumvishe urimo uduhamagara. Yego. Imana iguha umugisha. Amen. Kubwo ubwitange bwawe, kandi nyiribihe ndibuka ko naguhamagaye Imana imbwira ngo igiye kukwagura. Yego. Kandi ndatekereza ko hari akantu Imana yaguteye kuko ndabona isura yarahindutse kabisa. Apabwo nagananutse bitewe n'izi ngendo. Isura yarahindutse. Nibisora nzaza nshima ibyanjye biba ku karubanda. Ahubwo nagananutse kubera izi ngendo pe, hari amapantaro atakinkwira ndikongera intoboro. Ubundi umunyamasengesho wese, impamvu nta munyamasengesho ubyibuha, twebwe tuja iyo twagiye mu buvumo cyangwa twuri umusozi tuhita bumwe ngo nigabanya ifiriti. Yego. Ubwo nawe iri kugabanyuka nyine kubera umurimo w'Imana. Kandi burya Imana izaduhembera yuko tutayisuzuguye. Kandi nta yindi mpamvu izumvikana mu ijuru nuko nakijijwe kandi nuko nakoreye Imana. Nta bindi, nta yandi makomantire azabaho keretse kugaragaza yuko ko wakijijwe kandi wakoreye Imana cyane. Icyo ni Imana izaduhembera gusa. Niyo mpamvu nari mvuze nti iyo umbwiye utari umuntu wampamagaye turasengana, ntabwo twari tuziranye, yarambonye mu kiganiro turasengana, none ejo bundi yarampamagara ambwira ati ibyo namuhanuriye byarasubijwe. Ibinyongera mw'imbaraga bigatuma mvuga ngo reka nze kukureba. Nk'ubu hari uwanyuze mu gikari arampamagara, nuko twagiye tuburana ni mu bihe bya Pasika. Ndumva mw'iyi minsi naragiye nguhamagara ngo warwaye ntitubonane, ariko hari umumama binyibwira ati muzehe Nkezabera rwose yampanuriye ibintu, ati none nabibonye tinagumemo. Iyo umuntu ambwiye gutyo ro numva ngize imbaraga cyane. Imana ku bwa mushiki wacu i Kigali, naho yavuze ngo tute kuzatangaza izina rye. Izina rye rwose ntabwo ari ngombwa. Imana yamugiriye neza, bari bamusezereye mu kazi, bamwirukanye, akazi kabuze, nyine ubuzima bwamucanze, ariko dusenga Imana, dufatanya gusenga. Imana yamugiriye neza, yaronse akazi keza. Amen. Ubu turashima Imana yuko ko yamukinguriye amarembo. Naramubwiye ngo weho icyo Imana ishaka gusa ni ukwitunganira
gusa yego kuko imenya ibyiherereye ije irondora ikamenya. Ndamubwira ngo tuzubane n'Imana tugiye gusenga. yego none Imana yamuhaye akazi keza, ubu ni umuganga. Imana ishimwe. Mu gihe yakoraga akazi katakwiranye na diplome, ariko Imana yamukinguriye irembo kabisa. Yumvishije ahamagarwa nta n'ikizamini akoze. Urumva nishimwe rikomeye pe. Uba bigutuma mbyibuka vuga ni ntacyo, nubwo mba ndi gusinzira gakeya nkagenda cyane, nanjye mfite iminyago burya. Niko umurimo w'Imana uba. Niko umurimo w'Imana uba. Twari twarwaye kandi tumaze iminsi turi mu muvugabutumwa Uganda, kandi natwe Imana yatugiriye neza, yaratwaguye. Naho ingendo tujya tuzikoresha amaguru cyane, kubera ko dukorera cyane cyane mu byaro. Abantu baba baduhamagara ngo tubasengere, hari abantu baba bari mu cyaro, ariko Imana yatugiriye neza kandi yubatse umurimo w'Imana. Yego. Nkomerezeho. Komerezaho. Komerezaho. Sawa, reka unatugezeho ibyo waduteguriye, ijambo ry'Imana, indirimbo, ubuhanuzi, ubutumwa, Imana yagushyize ku mutima rwose. Ni karibu no kukitubwira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nimubareke babe mu matorero, bayihishemo, ariko umusaruzi azaza. Nimubareke babe mu matorero, bayihishemo, ariko umusaruzi azaza. Bamwe bihishe mu babwiriza butumwa, abandi bihishe mu banyamasengesho. Nimubareke babe mu matorero, bayihishemo, ariko umusaruzi azaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Tugiye gusoma ijambo tuza gusanga muri Timoteyo wa kabiri. Turasoma ibice ni bitatu. Timoteyo wa kabiri turasoma ibice bitatu, ahera n'umurongo wa mbere turageza n'uwa gatanu. Timoteyo wa kabiri uradufasha gusoma. Yego, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice bitatu, duhere ku murongo. Uramanza usome umutwe w'amagambo aho hejuru. Yego. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Arasomye ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Murongo wa kangahe? Wa mbere. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birusha. Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, yego, batarabera, badakundana babo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, yego, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Amen. Amen. Tugiye kuganira iri jambo ku badukurikirana. Tugiye kuganira iri jambo Imana idushize ku mutima
Imana yaduhaye muri iyi minsi kugira ngo tuze kubwira abantu. Amen. Iyi minsi tugiye kuyiganira iri jambo kandi Imana yadushize ku mutima kugira ngo tubwire abantu. Bibiliya iranditse ngo mumenye ko yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birusha, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira bibona, batumvira ababyeyi babo, indashima batarabera, badakunda ababo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zako, abameze batyo uje ubatera umugongo. Amen. Amagambo ni Pawulo yayandikiye Timoteyo mu gihe cyari kigoye, igihe cyari kigoranye, iminsi nk'iyi ngiyi, abantu batakaje ubuziranenge, abakirisitu batakaje ubuziranenge, abantu b'Imana batakaje ubuziranenge, umurimo w'Imana usigingiye kubw'abantu bavuga ko bazi Imana, bahakana imbaraga z'Imana. Ariko Pawulo yandika aya magambo, aravuga ngo bene data bakundwa, bene data bakundwa, ahuguza Pawulo ahuguza Timoteyo, umwana we yabyaje ubutumwa, aramubwira ngo umenye ko bene data badukurikiye, mumenye ko iyi minsi iruhije, iyi minsi igoye, iyi minsi abantu basubiye inyuma, iyi minsi abantu bacogoye, iyi minsi abantu batakaje ugushaka kw'Imana no gukiranuka kw'Imana bibavuyeho, baretse imbaraga z'Imana, bakora ibyo gukiranirwa, bananiwe kwihanganira ibibagerageza, bananiwe guca mu nzira ifunganye, bananiwe gukora ibyo gukiranuka. Arababwira ngo bazaba badakunda babo, bazaba ari indashimwa mu gihe abantu bazaba bahawe amasezerano y'Imana bagasubizwa, abandi bakabona ibyo bari bifuza, ariko bazaba badashima, bazaba barakorewe imirimo n'ibitangaza, ariko bazaba badashima, bazaba batuzura, bazaba baturanye. Kuba uri umukirisitu ukaba utuzura na bagenzi bawe, batagushakaho ibitekerezo bizima, batagushakaho inama, batagusaba inama ngo uzitange kubera ko uzaba ukiranirwa, ibi bihe nibyo turimo. Haleluya, haleluya. Amen. Ngo bazaba babesherana, bazaba batavuga ukuri, ukuri ntikuzaba kuri muri bo, bazaba ari ibyigenge badahanwa. Niko muri iyi minsi bimeze, kuko ukuri ntukigushakira mu bakirisitu ngo ukubone, ukuri ntukigushakira mu bakozi b'Imana, mu bapasiteri ngo ukubone, ukuri ntukigushakira mu bahanuzi ngo ukubone, kuko bamwe bajya babesha. Kandi Imana yarambwiye ngo iyo unishe gahunda nabwo uba wakoze icyaha. Abantu basigaye babeshera kuri telefone, umuntu akakubwira ngo ndaha atari hari. Abantu basigaye batukana, abantu basigaye bikunda aho kugira ngo bakunde Imana, bakunda ibibanezeza, bakunda amafaranga. Ariko Bibiliya yanditse ngo, Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo
abameze batyo muje mubatera umugongo. Reka dusome iri jambo umurongo wa 20 muri iki gice cya 2. Haranditse ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitunganya n'ibidatunganye, azaba ikintu cyo gukoreshwa iby'icubahiro, byejejwe kugira ngo bigire icyo bigira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganyirijwe imirimo myiza yose. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Aduha urugero rwiza Pawulo, aratubwira ngo mu nzu y'inyumba habamo ibintu bitandukanye, habamo ibintu by'izahabu, hakabamo iby'ibumba, hakabamo n'iby'ibiti, ariko aravuga ngo ibyo byose bija bigira umumaro, bikagira umumaro ku muntu ugira icyo akorera Imana wese. Haleluya, haleluya. Amen. Buriya reka mbabwire, iyi minsi iragoye, iyi minsi iragoye, iteye ubwoba, aho kubona abantu bavuga ko bazi Imana utabashakaho inama zo kubaka umurimo w'Imana ngo uzibone. Iyi minsi iragoye, ubwo ubona abantu bifatanya n'abatizera badahwanye. Iyi minsi iragoye, ubwo ubona abantu mu nzu y'Imana arimwo bagiye gukorera ibyaha. Iyi minsi iragoye, iyi minsi iragoye, ni iminsi y'imperuka. Ariko mu nzu y'Imana ibyo byose birimo, ariko bigira agaciro ku muntu wese urimo. Kuko impamvu ndayivugira ahangaha kuri iyi kamera, buriya ntabwo ubukirisitu bugaragarira ku myenda, ubukirisitu ntibugaragarira ku myambaro, ubukirisitu ntibugaragarira mu gusokoza, ntibugaragarira mu kwambara inkweto, ubukirisitu ntibugaragarira mu kugenda, ubukirisitu bugaragarira mu myifatire n'imivugire, n'abo mubana bakagutangira ubuhamya. Ubuhamya rero nicyo bugira, nicyo bumarira abantu. Haleluya, haleluya. Amen. Tugiye gusenga Imana, dusengera abantu barwaye, kuko Imana yambwiye ngo muri iyi minsi nzaze gusengera abantu barwaye, ngo hari indwara igiye kwaduka, izaje ifata abantu ku muriro mwinshi, ngo bazaja barwara amasaha make, ngo amasaha ane, atajanwe kwa muganga, ngo nataja kwa muganga azahita apfa. Rero tugiye gusenga, mbwira abantu ngo cyane cyane basenga Imana, kuko ari icyorezo kizaja gifata cyane cyane abana. Tugiye kubasengera. Yego. Mana nziza, Mana y'icubahiro, nyiribihe, tayiborafa maishala banazvo, turagushimye, turaguhimbaje, turakunezerewe muri uyu mwanya. Turavuze ngo uri Imana ikomeye,
turavuze ngo uri Imana ijigira neza. Ducashe imyuka mibi n'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Otabeke vora salabanevo. Mu izina ryawe ryera turasenze kuko uri Imana ijigira neza, Imana itanga itimana. Dusengeye Mwami Imana iki cyorezo kigiye kwaduka, ariko haratubwiye ngo Mwami Imana ngo ukuboko kwawe kwiza ngo kurarambuye, ngo kandi ngo uzaje ukuyakuye ubwoko bwawe ngo uzaburinda. Mana duhagaze mu mbaraga shalamenazobrai etalamenazobrai efrazerevokevo mu izina ryawe ryera. Mwami Imana, ukuboko kwawe kurarambuye, turategetse ngo uhagarike ibi byorezo mu izina ryawe ryera. Turasengera umurimo wawe muri iki gihe, kandi waravuze ngo nyakubahwa Imana ngo nitugutakira tugapfukama tugasenga ngo uzakora imirimo n'ibitangaza. Ngaho nyakubahwa Imana, duhagaze mu murimo wawe, ducashe Mwami Imana iki cyorezo. Uwera wa Isiraheli, ngo ni byiza yuko ko umubiri muzima ngo n'umwuka muzima ngo roho nzima mu mubiri muzima. Sobrai fozekerevo. Mana nyakubahwa Imana, turasenze ngo bagirire neza, hagaragare gukomera kwawe muri iki gihugu. Turasengera abagabo n'abagore, turasengera abakecuru n'abasaza, turasenga kugira ngo imbaraga zawe zimanuke, kandi hagaragare Mwami Imana yacu ubushobozi bwo gukirana. Kuko nyakubahwa Imana waravuze ngo nidutabaza tukagutakira, ngo tugapfukama tugasenga, ngo nawe uzatwumva uri mu ijuru. Mana turasenze ngo wongere utwumve. Umuririmbyi avuga ngo mukiza utwemere, ngo naho turi babi. Kandi aravuga ngo ntabwo twaguhisha ibyaha. Ngo turatsinzwe ariko turasenze nyakubahwa Imana ngo wongere utugirire neza. Reka nyakubahwa Imana ugirire neza bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, ibi bihugu bituranye turabisengera Mwami nyakubahwa Imana gutanga amahoro. Kandi nyakubahwa Imana, naho ibyorezo bihari, ariko turasenze nyakubahwa Imana ngo ubihagarike. Urakoze nyakubahwa Imana kuko uturinze, ni mu izina rya Yesu, amen. Yego, watwemerera ugatanga nimero abagukeneye bazakuboneraho. Haleluya, amen. Turatanga MTN ni 078 94 71 627. Airtel kuri WhatsApp ni 072 kabiri 163. Reka tuyisubiremo. 072 kabiri 163. Amazina ni Nkezabera Bernard. Imana ibahe umugisha.